twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana ibaha umugisha, muri kumwe na Kabera Fifi. Imana bagirire neza kandi Imana itugirire neza twese hamwe mu izina rya Yesu. Reka dusenge Uwiteka Imana. Mwami ikomeye, mwami w'agakiza kacu, byiringiro bizima, twongeye kugushima mu izina rya Yesu. Data, turagushima ijambo dufitiye, turagushima mwami ibiri ku mutima wawe, turagushima mwami ibyo ushaka kutugezaho, turagushima mwami ko ushaka kuduhaza ibyiza byo mu bikari byawe. Komeza ubane natwe, utugire neza muri byose mu izina rya Yesu, amen. Ndabibutsa yuko turi mu gihe cyo gushaka Imana, turi mu bihe byo gusenga Imana kugira ngo Imana itugire neza, kugira ngo twongere tuyegere, kugira ngo twongere kuyimenya kurushaho, twongere kuyegera kurushaho. Imana ibahe umugisha cyane. Ijambo Imana yaduhaye uyu munsi ni ijambo riri mu Bakolosayi 3 no ku murongo wa mbere. Abakolosayi 3 umurongo wa mbere. Hasigaye iminsi mikeya 7 bitewe n'aho umuntu aherereye, bamwe ni 6 abandi ni 7, kugira ngo uku kwezi kurangire. Reka Imana idukomeze tube maso kugira ngo tubashe kwakira ibyo Imana idufitiye muri uku kwezi mu izina rya Yesu. Ijambo riratubwira mu Bakolosayi 3 no ku murongo wa mbere ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bwa Data, iburyo bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Tujye dushaka ibiri hejuru aho Kristo ari. Ikiganiro cy'uyu munsi Imana yanyoboye twaganira ku amajuru. Hari Imana irema isi mu itangiriro igice cya mbere. Ijambo riratubwira ngo mu itangiriro Imana, mbere na mbere Imana yaremye amajuru n'isi. Mu cyongereza bavuga ngo, mu kinyarwanda bavuga ngo ijuru, ariko mu cyongereza ni mu bwinshi, ntabwo ari ijuru rimwe, ni amajuru menshi, mbese biri mu bwinshi. Ni ukuvuga ngo habaho iri juru, iri ngiri tureba hano hari ibicu, niyo juru rya mbere. Iyi juru rya mbere niho hari ibicu, niho turebesha amaso. Aho niho hari ikirere dukoreramo, cyangwa se ikirere tureba, niyo juru rya mbere. Hariho ijuru rya kabiri. Ijuru rya kabiri rero ni ahantu hari utunyenyeri, ni ahantu hari izuba, ni ahantu hari ukwezi. Ushobora kubirebesha ibikoresho, amatelesikope abanyabwenge baba bakoze, umuntu abasha kureba izo nyenyeri. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Iyo turi mu gihe cyo gusenga rero, iyo turi mu gihe cyo gusenga, amasengesho yacu arazamuka, nk'uko umuririmbyi yavuze ngo mu gihe cyo gusenga umutima w'umuntu urazamuka, umutima w'umuntu urazamuka ukajya imbere y'Imana. Iyo twumvise ko Imana iri mu ijuru, abantu bishushanyije ijuru mu buryo bwinshi, ariko mu by'ukuri
hari amajuru. Imana irema ijuru, ntabwo yaremye ijuru rimwe, hariho amajuru menshi cyane. Umukozi w'Imana Pawulo yaravuze ngo azi umuntu wagiye mu ijuru. Niba ari mu mubiri ntabwo abizi, niba yagiye mu mwuka nabyo ntabyo azi, ariko azi umuntu wagiye mu ijuru. Aravuga ngo mu ijuru rya gatatu. Habaho ijuru rya mbere. Ijuru rya mbere ni iringiri tureba. Iri juru rya mbere rero niho haba mu kirere, niho habaho ibicu. Iyi ngiyi niyo turebesha amaso yacu y'umubiri, ariko hirya y'iyi juru hari irindi juru. Hari irindi juru riri hirya y'iyi ngiyi. Imana ishimwe cyane. Impamvu ari ngombwa ko tumenya ibi bintu ni ukuvuga ngo iyo umuntu asenga, umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugatambuka ukazamuka ukajya imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo isengesho ryawe rizamuka ijuru rya mbere, rikazamuka irya kabiri, rikazamuka rikagera ku ya gatatu. Imana ishimwe cyane. Imana idufashe, Umwuka dufashe cyane tubashe gusobanukirwa ibyo bintu neza. Ni ukuvuga ngo iyo turi mu gihe cyo gusenga, amasengesho yacu ajya imbere y'Imana, agatambuka ijuru rya mbere, agatambuka ijuru rya kabiri, akagera imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo umukozi w'Imana Yakobo yararyamye i Beteli, arangije arota abona abamarayika bazamuka abandi bakamanuka, bamwe bazamuka abandi bakamanuka. Ni ukuvuga ngo marayika wawe ushinzwe kuzamura isengesho ryawe, akora ingendo hagati y'isi n'ijuru, hagati y'isi iyi ngiyi turimo n'ijuru. Kandi iyo agiye kuzamura isengesho yawe, atambuka ijuru rya mbere, akongera agatambuka iya kabiri, akongera agatambuka iya gatatu, akabona kugera ku Mana. Imana idufashe cyane, Imana idushoboze cyane. Mu gihe cyo gusenga rero, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo tujye dushaka cyane ibintu biri hejuru aho Kristo ari. Imana idushoboze cyane. Ni ukuvuga ngo iyo usenze isengesho ryawe ribasha gutambuka ijuru rya kabiri, ariko bishobora kuba ngombwa yuko isengesho yawe ritatambuka ijuru rya kabiri, nk'uko Dawidi yabivuze ngo narasenze cyane, ariko isengesho ryanjye risa naho risubiye, ringarutseho. Muri Zaburi niko Dawidi yasenze, niko Dawidi yaravuze ngo narasenze cyane, ariko isengesho ryanjye ryarazamutse rirongera ringarukaho. Ni ukuvuga ngo isengesho ryawe rishobora kuzamuka rikagenda ntirigire aho rigiye. Kubera iki? Kubera yuko ijuru rya mbere n'ijuru rya kabiri, iyo niyo juru Imana yemereye abanyabwenge cyangwa se abashakashatsi kumenya. Babasha kujya ku zuba, bakabasha kujya ku kwezi, bakabasha kujya mu tunyenyeri dutandukanye, kubera ko Imana yabemereye kubasha kureba cyangwa se gusura ijuru ya mbere y'ibicu n'irindi juru rya kabiri, hariya hari inyenyeri n'izuba n'ukwezi. Ariko ijuru rya gatatu niho Imana iba, niho Satani yabaga. Icyaha kitaraboneka mu mutima we, niho Satani yabaga, ariko ajugunywa mu isi kubera icyaha cy'ishari yagiriye Imana, ishari yagiriye intebe y'Imana, ishari yifuza intebe y'Imana, bituma bamujugunya mu isi. Bamaze kumujugunya mu isi, ijambo ry'Imana rirambwira mu byahishuwe yuko bavuze ngo isi ibonye ishami.
isi ibonye ishano kuko Satani yamanukiye isi afite umujinya mwinshi. Ni ukuvuga ngo Satani yaramanutse, amanuka mu ijuru rya kabiri no mu ijuru rya mbere. Ni ukuvuga ngo iyi juru ya mbere Satani aba yifitiye ubutware. Ndibuka umukozi w'Imana yigeze kumuha ubuhamya ambwira ukuntu bageze kujya gusenga i Cyangugu, bagiye gusenga imvura, Satani abadayimoni batera imvura ahantu bari gusa, ahantu hose nta mvura yari ihari, ariko Satani bateye ubwoba batera imvura, ijuru riri kuba ariko riri kuba gusa aho bari, ahandi hose nta mvura yaguye usibye aho bari bicaye. Ni ukuvuga ngo Satani afite ubutwari kuri iri juru rya mbere, afite n'ubutwari ku ijuru rya kabiri. Imana idufashe cyane. Ijuru rya kabiri ririmo abadayimoni. Kugira ngo ubashe kubarwanya bisaba yuko wambara izindi mbaraga. Niyo mpamvu dukomeza gusenga, niyo mpamvu umukozi w'Imana Daniyeli yarasenze, hanyuma Imana imwohereza ibisubizo. Ku munsi wa mbere agitangira gusenga, Imana yamwohereje ibisubizo, ariko igisubizo cye kifatwa mu kirere, gifatwa n'abadayimoni. Biba ngombwa ko Imana yohereza uwundi marayika ukomeye cyane aza agatabara wa marayika wundi. Ari igihe ibisubizo byacu Imana ibizana, ariko marayika akaza azanye ibisubizo, akaza akoze urugendo ruva mu ijuru ruza iwawe uzanye igisubizo cyawe, ariko agahagarara mu ijuru rya kabiri cyangwa se agahagarara mu ijuru rya mbere. Kubera iki? Bisaba yuko ukomeza ugatitiriza, bisaba ko wongera ukambara izindi mbaraga, bisaba yuko wambara intwaro zose z'umwuka kugira ngo ubashe gusenga, kugira ngo marayika wawe abashe kukugeraho. Cyangwa se marayika wawe ashobora kuba atwaye icyifuzo cyawe agitwaye mu ijuru, ariko ntabashe gutambuka ngo agere mu ijuru, bakamufatira mu ijuru rya mbere cyangwa mu ijuru rya kabiri afite isengesho ryawe, afite icyifuzo cyawe ajyanye mu ijuru. Ni ngombwa yuko abamarayika bakora ingendo zo kugenda no kugaruka, Ni ukuvuga yuko iyo dusenze duha imbaraga abamarayika baturwanirira kugira ngo babashe kuzamuka aha hantu uhumve neza, babashe kuzamuka bajyanye ibyifuzo byacu, kandi babashe kumanuka bamanukanye ibisubizo byacu. Niyo mpamvu yo gutitiriza. Niba uhamya umukozi w'Imana Apotre Gitwaza yigeze kuduha atubwira ukuntu bigeze kuba barimo gusenga, bari muri deliverance yari ikomeye cyane, bamaze iminsi bagerageza kubohora uwo muntu, barakoze amaveye, barasenga, ariko bararuha pe mu mubiri, bararuha pe. Abantu bari kumwe nawe kubera intege nke z'umubiri barasinziriye. Arakomeza arasenga kugira ngo uwo muntu abashe kubohoka. Imana igiye kugira gutya imufungura amaso, imwereka abamarayika y'aba bantu bari babasinziriye iruhande, nta kintu babashaga gukora. Kubera iki? Kubera ko abari bashinzwe kuzamura isengesho kugira ngo bakore bagende kurwanya iyo ntambara bari basinziriye. N'abamarayika babo nuko bari bahise basinzira. Ariko iyo ukomeje urasenga, we kubera ko yakomeje arasenga, yahise abona marayika yambaye imbaraga, aragenda muri ya gereza wa muntu yararimo amuvanayo, afungura iyo gereza, amenagura inzugi z'imiringa, amusohoramo.
Imana idufashe cyane kandi Imana idushoboze cyane. Ijambo ry'uyu munsi ryatubwiye ngo twifuze cyane ibiri hejuru aho Kristo ari. Twifuze cyane kugera aho Imana aho Kristo ari, aho Imana idushaka. Ari igihe bisaba gutitiriza, ari igihe bisaba yuko dukomeza tugasenga. Daniyeli igisubizo cye cyaraje ku munsi wa mbere asenga, ariko ntabwo cyabashaka kumugeraho kuko abami b'Abaperesi n'Abamedi bari bafatiye igisubizo cye mu kirere, bari bayifatiye mu kirere. Ariko kubera ko yatitirije, kubera ko yakomeje gusenga, byatumye izo mbaraga zicika, byatumye marayika mbese bohereza ubutabazi, bahise bohereza ubutabazi. Marayika wari uzimuzaniye ibisubizo bamwohereje undi marayika kugira ngo arwanye abo badayimoni b'Abamedi n'Abaperesi. Imana ishimwe cyane, Imana idushoboze cyane. Niyo mpamvu dukomeza kutitiriza Imana, niyo mpamvu dukomeza kuba imbere y'Imana kugira ngo Imana ibashe kutuzanira ibisubizo byacu. Imana idufashe cyane. Ijambo riratubwiye ngo twifuze cyane ibiri hejuru aho Kristo ari. Twifuze cyane ibiri hejuru aho Kristo ari. Hari ibintu Imana idufitiye, ari ibintu Imana itubikiye. Imana idufashe cyane kandi Imana idushoboze cyane. Ari ibintu Imana idufitiye, ari ibintu Imana itubikiye. Umuririmbyi yaririmbye ngo umfitiye byinshi mu kiganza cyawe. Ijuru rya mbere ni iyi ngiyi tubona, kandi iri juru Satani aba afite kwitegekaho kuko umuntu yatakaje ubutwari bwe mu biganza bya Satani. Satani aba yifitiyeho ijambo. Ijuru rya kabiri nayo Satani haba ariho abadayimoni babasha kugenda. Ari abantu basenga ibigirwamana, ari abantu basenga izuba, ari abantu basenga ukwezi, ari abadayimoni bari muri icyo kirere, ari abantu basenga utunyenyeri, ari abantu baraguza bakoresheje ibinyenyeri. Ni ukuvuga ngo ijuru rya kabiri nayo riba ritegeka, haba hariho abadayimoni baritegeka. Imana idufashe cyane. Ijuru rya gatatu rero niho Imana iba, niho Satani yabaga, niho bamwirukana amanukira ijuru rya kabiri, amanukira n'ijuru rya mbere. Imana idufashe cyane. Ariko icyo Imana yifuza ni uko dukomeza mu bihe byo gusenga, tuzamuka cyane, tukagenda tukicarana na Kristo iburyo bwa Data. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira mu Baefeso nuko twicaranye na Kristo mu ijuru, ahantu ho mu ijuru. Twicaranye na Kristo ahantu ho mu ijuru. Ni ukuvuga ngo iyo wasenze urazamuka, uzamuka ukarenga ijuru rya mbere, urazamuka ukarenga ijuru rya kabiri, urazamuka ukagera ku ijuru rya gatatu, hanyuma ukagenda ukicarana na Kristo iburyo bwa Data, hanyuma ugategekana na Kristo. Niyo mpamvu iyo wabashije kubyuka ngo usenge, usanga uri hejuru y'ibibazo byawe. Usanga ibibazo byawe nubwo biba bitavuyeho, ariko wabisuzuguye. Iyo wicaranye hamwe na Kristo usigara ureba ibintu nk'uko Kristo abibona. Haleluya. Usigara ufite kwizera mu mutima wawe. Usigara uvuga nk'uko Kristo avuga. Usigara utegeka nk'uko Kristo ategeka. Haleluya. Usigara utekereza kuko Imana itekereza. Usigara ubona ibintu, ukumva ibintu nk'uko Imana ibyumva. Imana ishimwe cyane. Iyo wicaranye na Kristo uvuga uko Imana ivuga, ukareba uko Imana ireba, ugatekereza, ukavuga, ugategeka, ukumva ibintu uko Imana ibyumva, kubera ko uba wazamutse ukarenga ijuru rya mbere, ukarenga irya kabiri, ibibazo byawe ugasigara ubirebera hasi. Ijambo ryatubwiye ngo duhore twifuza
dukomeze dukunde cyane kandi twifuze cyane ibiri hejuru aho Kristo ari. Hari igihe Satani ashaka kutumanura cyane kugira ngo tugume turi mu mubiri, tugume ibintu byose tubirebera mu mubiri, ariko reka Imana ifungure amaso yacu y'umwuka, reka Imana ifungure amaso yacu y'umwuka kugira ngo tubashe gusingira ibiri hejuru aho Kristo ari. Nibutse ubuhamya abana b'Abashinwa Imana yabahaye yerekwa ukuntu bigenda iyo umuntu agiye gupfa. Iyo umuntu agiye gupfa, marayika yiwe araza aje kumufata. Iyo umuntu agiye kuva mu mubiri kugira ngo abashe kujya ku Mana, habaho ibintu bitatu. Iyo umuntu apfuye ari muri Kristo Yesu, cyangwa se iyo umuntu wigeze gukizwaho agapfa, yarakijijweho hanyuma asubira inyuma, cyangwa se umuntu w'umupagani iyo apfuye. Umuntu iyo yigeze kuba ari umupagani ubuzima bwe bwose, abadayimoni nibo baba bamutegereje. Iyo apfuye nyine baraza bakamutwara, nta nubwo bamutwara nabi cyane, baramutwara bakanamureka agakomeza akazerera muri iyi si, umwuka we ukazerera muri iyi si, hanyuma bakamujyana. Ariko iyo umuntu yigeze gukizwaho hanyuma akagwa, iyo abadayimoni baje kumufata baramutoteza cyane, bakamubabaza cyane. Kubera ko hari igihe yigeze nawe kubatoteza, hari igihe yigeze nawe kubirukana, hari igihe yigeze nawe kubamerera nabi. Rero iyo umuntu ari umukristo ayagiye kuva mu mubiri, marayika wiwe niwe uza kumufata. Marayika wiwe wari umuriho kuva mama wamusama. Iyo wasamye, umugore utwite aba arinzwe mu buryo budasanzwe, kuko marayika w'uriya mwana uri mu nda aba amaze kuza, aba amaze gutangira kumugendaho mama we akimutwite. Imana yabwiye Yeremiya, nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Ni ukuvuga ngo iyo umugore atwite, marayika umushinzwe amugendaho. Iyo avutse akomeza, aba haravutse agakomeza kumugendaho amurinda. Iyo rero yabaye ubuzima bwa gikristo agapfa, ni ukuvuga ngo marayika wiwe aramufata, bakabanza bagatambuka ijuru rya mbere, bagatambuka iya kabiri. Ariko bene data, ntabwo biba byoroshye. Nubwo aba yapfuye, marayika afite umwuka wiwe arimo kwijyana mu ijuru. Baba bari mu rugamba rukomeye cyane. Ijuru ya mbere abadayimoni baba bashaka kumutwara, n'iya kabiri nubwo yaba yamaze kuva mu mubiri, abadayimoni bakomeza kugerageza kumurwanya cyane kugira ngo babashe kumufata. Ariko ikintu kimwe gituma banesha ni kuririmbira Imana, kuramya Imana no guhimbaza Imana. Ikintu cya kabiri ni amasengesho no kwizera. Nibyo bituma nizo bibaha imbaraga zo gutambuka aya majuru yombi, bakazamuka bakagera mu ijuru. Ariko ikitonderwa, iyo umuntu yabayeho yarakoreye Imana, hari igihe Imana itohereza umumarayika wayo, yohereza Yesu ubwe, niwe uza gufata uwo mugeni waritanze. Niyo mpamvu ari ijambo ry'Imana rivuga muri Daniyeli ngo abafashije abandi kumurika cyane. Bene abo ngabo ntabwo ari marayika we uza kumufata, Yesu ari Yesu wenyine niwe uza kumufata kugira ngo amutware, amujyane mu ijuru, atwara umugeni. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese mu mavuta ye ugomba kumwizera, ugomba kubaha abantu mu mavuta yabo. Abantu ugomba kububaha mu mavuta yabo. Ntabwo ubuzi ibitambo baba baratambye kugira ngo bagire ubuntu bungana gutya ku buzima bwabo.
niyo mpamvu umukozi w'Imana wese ugomba kumwubaha aho ava akagera. Umuntu wese uvugira Imana ugomba kumwubaha mu mavuta ye, kandi amavuta utubashe ntabwo agukorera. Ni ukuvuga ngo amavuta utahaye agaciro ntabwo agukorera. Iyo ugiye imbere y'umukozi w'Imana umupinga, ayo mavuta ntashobora kugukorera. Yego yaguhanura ibintu 2 cyangwa 3, ariko hari ahantu atari bugere. Kubera iki? Kubera ko uba warangije kumupinga, uba warangije kutemera amavuta. Ujye wemera umuntu mu mavuta ye. Njye nubaha umukozi w'Imana uwo ari we wese mu mavuta ye. Ntabwo uzi ibitambo aba yaratambye kugira ngo agere aho. Natwe iyo turimo gusenga, iyo dusenga, uko urushaho gutamba ibitambo nuko urushaho kugira amavuta ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Mu gihe cyo gusenga no kwiriza ubusa, tuba dutamba ibitambo by'imibiri yacu, ibitambo bizima bishimwa kandi bikundwa n'Imana. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane, Imana idushoboze cyane. Na Yesu ubwe yagiye i Nazareti kubera ko bamupinze, kubera ko batizeye, ntabwo yabashije gukora ibitangaza byinshi. Yakoze bike, yakoze 2 cyangwa 3 cyangwa 4, ariko yakoze bikeya. Kubera iki? Kubera kutizera kwabo. Amavuta utemera ntabwo agukorera. Iyo utubaha umukozi w'Imana mu mavuta ye, ntabwo agufasha, nta nubwo akugeza ahantu, kubera ko uba wapinze mu mutima wawe. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo twe guhinyura ibyahanuwe, ahubwo tubisuzume. Umuntu ashobora guhanura 40% bikaba ari iby'umubiri, 60 ari byo by'umwuka. Twebwe rero tugomba guhagarara nk'abacamanza, tugomba guhagarara tukabisuzuma. N'Imana nayo ubwayo yaravuze ngo nta muntu ubasha kunezeza Imana atizera. Kuko utizera ntabasha kunezeza Imana, utizera nta kintu wabasha kwakira ku Mana. Utizera ugomba kwizera Imana kugira ngo ugire icyo ubona mu buzima bwawe. Reka rero Imana idufashe dukomeze kurushaho kwizera ibiri hejuru aho Kristo ari. Dukomeze dusunike kugira ngo tubashe kugera aho hejuru aho Kristo ari. Uko turushaho gutamba ibitambo, nuko marayika wacu arushaho kuzamuka, azamukanye ibyifuzo byacu. Hanyuma twakomeza gusenga akamanuka, amanukanye ibisubizo byacu nabyo bikatugeraho. Imana idufashe cyane kandi Imana idushoboze mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Uwiteka Imana ikomeye, ndagushimiye ijambo duhaye, ndagushimiye ibyo twaduhishuririye byose Mwami. Ndagushimiye ko ugiye kuduha imbaraga Mwami, imbaraga zo gusenga kugira ngo dupasure ku ijuru rya mbere, twongere dupasure ijuru rya kabiri, kugira ngo tugere ahandi hantu Mwami, tugere mu ijuru hagati iwawe Mwami, kugira ngo twicarane hamwe na Kristo mu ijuru, kugira ngo tubashe gutegekana nawe. Urakoze rero Papa, urakoze kubana natwe, urakoze kuduhishurira byinshi mu izina rya Yesu. Amen. Mwari kumwe na Kabera Fifi. Imana ibaha umugisha. Ndabakunda, ariko Yesu abakunda kurushaho. Muhahe muronge mu izina rya Yesu. Amina.